umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. Muri video wafunguye kuzibagirwa bikanga kubw'amasomo wakuyemo, iyi nayo nuyirangiza urayishyira mu myanya ya mbere. Impamvu ni uko itanga isomo rikomeye abantu benshi birengagiza. Ese wari uzi ko ururimi rwacu ari rwiza ariko rukaba rubi cyane mu gihe rukoreshejwe nabi? Iyi nkuru nuyirangiza uraba ushobora gusubiza ibibazo byose mu buryo bworoshye. Mu gace kamwe hari hatuye umugabo w'umuhanga. Umunsi umwe undi mugabo yaje kumureba aramubwira ati, ubwo uzi ibyo numvise ku nshuti yawe? Atarakomeza umunyabwenge aramucecekesha ati, buretse gato, mbere y'uko ugira icyo umbwira ku nshuti yanjye, ndagira ngo ubanze ukinyuze mu buyunguruzo butatu. Uwo mugabo wari uzanye inkuru arabaza ati, ubuyunguruzo butatu? Ubwo ushatse kuvuga iki? Umunyabwenge aramusubiza ati, yego, ngise ubuyunguruzo butatu kubera ko buri kintu ugiye kuvuga cyakabaye kinyura muri ubu buyunguruzo. Akomeza amusobanurira ati, akayunguruzo ka mbere naka. Ese nibyo? Ubwo hanahita nkubaza nti, ese ibyo ugiye kumbwira ubihagazeho ko ari ukuri? Uwari uzanye inkuru arasubiza ati, oya, simbizi neza kuko nibyo numvanye umuntu. Umunyabwenge arasubiza ati, ubwo bivuze ko utazi neza niba ari ukuri. Nta kibazo, reka dukomeze n'akandi kayunguruzo. Aka kabiri naka. Ese ibyo ugiye kumbwira ni byiza? Muri make ibyo ugiye kumbwira ku nshuti yanjye ntibiyivuga neza? Umugabo arya iminwa ati, oya, ariko nyine uko biri kose. Mbese atangira kubura icyo avuga. Umunyabwenge akomeza kuvuga ati, ugiye kumbwira ibintu utazi neza niba ari byo? None nta nubwo ari byiza. Nabyo nta kibazo, reka tugerageze akayunguruzo ka gatatu. Aka gatatu ko rero naka. Ese ni ingirakamaro? Muri make ibyo ugiye kumbwira hari akamaro bimfitiye? Umugabo asubiza ashidikanya ati, ahari ntako. Umunyabwenge amwumvise aravuga ati, ubwo rero ugiye kumbwira ibintu utazi neza niba ari byo, bitari byiza, none ngo nta n'akamaro bimfitiye? None ubwo urumva ari ngombwa ko bivuga koko? Uwo mugabo yabuze icyo arenzaho, ahubwo akomeza kureba mu maso h'uwo munyabwenge. Amaze kumva neza ibyo abwiwe arahaguruka aragenda, nta kintu na kimwe arengejeho. Nitureba neza mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuzabona ko abantu dutakaza igihe kinini cyane turimo kuvuga ibintu bidafite akamaro, tuvuga abandi. Nyamara icyo tutazi neza ni uko iyo dukoresheje igihe kinini tuvuga abandi, nta kindi bitumarira uretse gutakaza igihe cyacu no gutuma imibanire yacu n'abandi itagenda neza. Si kuri twe tuvuga byangiza gusa, ahubwo bituma habaho umwuka mubi hagati yacu n'abo tubana. Muri make tugirana ikibazo n'abadukikije muri rusange. Turi mu isi aho ibibazo byinshi n'amakimbirane bihabera biterwa n'uko abantu bavuze cyangwa bakumva hatabayeho gutekereza ku byo bumvise. Muri iyi si yatwawe n'imbuga nkoranyambaga, ikinyoma kirihuta kikagera ku bantu benshi mu gihe gito. Niyo mpamvu ari ingenzi gukoresha ubu buyunguruzo butatu mbere y'uko ugira ibyo uvuga cyangwa wumva. Mbere y'uko uvuga, wakabanje kureba neza ibyo ugiye kuvuga niba ari byo, kubera ko ibyo abantu benshi bapfa mu minsi ya none bituruka ku kuba abantu bavuga ibintu badahagazeho, kandi uko baba batabihagazeho bigaterwa n'uko aba ari ibihuha. Kubw'ibyo rero, muri iyi si yuzuye ibihuha, ni byiza kwirinda gusakaza amakuru abonetse yose. Ibi bizarema icyizere n'umwuka mwiza mu bantu. Akayunguruzo ka kabiri kavuga ku kuba ari byiza. Tugomba kubanza kureba niba ibyo tuvuga atari ibisebya cyangwa ibyangiza abandi. Ibyo tuvuga ntibyakabaye ibikomeretsa abantu cyangwa ibibateranya n'abandi. Bitabaye ibyo bintu ntidukwiriye kubivuga. Dukwiriye kumenyera ko amagambo adusohokamo agomba kuba meza, naho ibyo twaba tuvuga byaba ari bibi, ariko tukabivuga mu buryo bwiyubashye, ku buryo butuma twiyumva neza n'abaturi impande bikabuko. Akayunguruzo ka gatatu ko rero kavuga iby'akamaro k'ibyo tuvuga, haba kuri twe cyangwa se abo tubwira. Mbere y'uko ugira icyo uvuga, banza wibaze uti, ese ibyo ngiye kuvuga
hari akamaro bimfitiye cyangwa ntako? Ese uwo ngiye kubibwira hari akamaro bimufitiye cyangwa ntako? Niba ntako, ni byiza ko wakwirinda kubivuga. Muri iyi si yuzuye amakuru menshi, amagambo yacu yakaba yaganjemo ubwiza, wenda akaba yungura abandi ubumenyi kandi bubageza ku mibereho myiza. Umuntu wese asobanurwa n'ibyo avuga. Buriya kandi ibyo twumva bigira uruhare runini mu myitwarire yacu. Ubwo rero, mbere yo kugira icyo uvuga cyangwa wumva, kinyuze muri ubu buyunguruzo butatu. Nidukurikiza aya mahame atatu, ntituzarinda icyubahiro cyacu gusa, ahubwo tuzarema isi aho ihanahana amakuru rizajya rirema gusobanukirwa no kwiyumva neza. Ubu buyunguruzo butatu ubufate nk'urumuri ruzakuyobora kandi rukwereka uko ukwiriye kuvugisha abandi. Ni akahe kayunguruzo usanze ari ngombwa ko wiga kugakoresha? Ese ni akahe inshuti yawe idakunze gukoresha? Wari uzi ko si yisangije inkuru byayishimisha?